hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa n'uko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Holy Time TV. Nubona ibimenyetso birenga 10 bigiye kukubwira ku mukobwa, azaba akeneye ko umubwira ko burya umukunda. Ese ni iki kikwereka ko umukobwa akwiyumvamo cyangwa agukunda akaba yarabuze uko yabikubwira? Burya rero rigiye abategereje ko ugira ijambo uvuga cyangwa se ugira icyo utobora ngo umubwire. Tumenyereye ko umusore kenshi iyo akunze umukobwa amwegera akamubwira ikiri ku mutima. Ubu rero tugiye kubabwira byinshi cyangwa se bimwe mu bimenyetso umukobwa agaragaza byakwereka ko yagukunze kandi ko wategereje ko ugira intambwe byibuze imwe utera. Bimwe mu byo yakora harimo nko kukwigana ibyo ukora. Ese ikintu ukoze nawe uhita ubona agikoze? Nk'urugero, uburyo wicayemo nawe ukabona nibwo buryo yicayemo. Wahindura uko wari wicaye nawe ukabona arabihinduye. Mbese ikintu ukoze nawe ukabona ashaka ko nawe agikora. Gusa kuba yakwigana ibyo uri gukora bikorwa mu buryo utatekerejeho kenshi. Gusa si buri gihe, kuko ashobora kukwigana ibyo urimo gukora agira umwiteho, ubone ko agukurikiye kandi ashaka kuba yamera nkawe. Yabikora ku bushake bwe cyangwa bikaba atari ku bushake bwe. Iki ni ikimenyetso cyakwereka ko agukeneye. Burya iyo uvuze ibintu bitangaje araseka nubwo byaba bidasekeje. Umukobwa iyo agukunda aba yumva yuko wavuga ibyamunezeza kandi bikamushimisha. Amagambo yawe yose ayafata mu buryo bwiza gusa, ku buryo nubwo wavuga ikintu kidasekeje cyatuma abantu badaseka, burya rero ku ruhande rwe ashobora kumva kuri we gisekeje. Burya rero ngo kuri we uba uri umuntu uzi kuganira cyane kandi inkuru zawe ziba zisekeje cyane kuri we. Muri inshuti ku mbuga nkoranyambaga zose muhuriyeho, umwandikira amagambo cyangwa SMS zireshya ute ugereranyije n'uko umwandikira? Ese akwandikira ibintu byinshi ugereranyije n'ibyo we umwandikira? Ese agusubiza amagambo y'impine? Niba iyo umwandikiye agusubiza mu magambo, niba iyo umwandikiye agusubiza amagambo ajya kungana cyangwa arenga ayo wamwandikiye mu burebure, aho ni byiza cyane. Biba ari akarusho iyo akwandikira amagambo asumbye ayawe. Ariko niba umwandikira ibintu birebire, amagambo menshi, akagusubiza mu mpine cyangwa akagusubiza mu magambo make cyane, ni igihe ngo ugabanye kwihuta cyane maze urebe ko wagendera ku muvuduko we. Ubwo ntabwo aba kwiyumvamo cyane pe. Ese arakwegera cyane kurusha uko byahoze? Niba umukobwa agaragaza ko kugira ngo yumve ko umuri hafi, yaba mu buryo bw'umubiri no mu bitekerezo, uwo mukobwa aba agukunda. Urugero, iyo mwicaye mu itsinda ubona ari wowe aba ashaka kwegera hafi buri gihe kandi ukanabona ko ashaka ko ibitekerezo byawe n'ibye bigaragara nk'ibihuye. Gusa bitewe n'imyitwarire, hari abakobwa bamwe nubwo yaba agukunda yanga kukwegera kugira ngo bitarangira umukojeje isoni. Kurya iminwa. Niba mu gihe muri kuvugana aba ari kukureba kandi ukabona arimo ararya iminwa ye, birashoboka ko uri umusore uri mu ntekerezo ze. Niba gusekera ari kure ukareba ukabona aramwenyuye, ni ikimenyetso ko akeneye ko umusanga ukamuganiriza. Gusa kandi aba ashobora kugusekera hari akantu gasekeje akubonyeho. Nko mu gihe muri mu kiganiro ukaba uri kuvuga ibintu bidasekeje, bidatangaje kandi bitanateye n'amatsiko cyane, we ukabona afite ibinezaneza ku munwa, nuko hari ibindi ari kugutekerezaho biba byerekana ko agukunda. Ese ahumbaguza amaso ute iyo murebanye cyangwa se iyo umurebye? Niba mu gihe muhuje amaso ahumbaguza inshuro nyinshi, iki ni ikindi kimenyetso cyakwereka ko ashobora kuba agukunda. Mumara umwanya ungana ute muhuje amaso? Nimba muhuje amaso ukabona yatinze kugukuraho amaso ugereranyije na mbere, ni ikimenyetso cyakwereka ko akwifuza. Aba ashaka kukwereka ko akeneye ko wamwitaho kandi ukabona ari uw'agaciro ku buzima bwawe.
abikwereka neza iyo muhuje amaso umwanya munini ugereranije na mbere, nuko akamwenyura. Mwicara mute iyo muri hamwe? Niba mu gihe mwicaye mu itsinda ubona kenshi ari wowe ari kureba kurusha abandi, nuko ari wowe abonaho agaciro kurusha abandi. Bisobanukirwa neza iyo aguhanze amaso kandi atari wowe ufite ijambo mu itsinda wenda murimo. Umukobwa iyo agukunda agerageza kwicara ku buryo muri bube murebana cyangwa akwegereye. Iyo umubiri wawe ukoze kuwe, urugero ukuboko kwawe kukaba kwamukoraho mwicaye, ubona atakwishishe kandi akaba yabireka nk'utabyitayeho. Iki ni ikimenyetso ko atakwishisha kandi burya nanone akwiyumvamo. Agerageza ko mwakwicarana cyangwa akakwegera kuko aba yumva akeneye ko wamubona nk'uw'agaciro. Ahasigaye nawe ugenzure za nshuti zawe, ugenzure wa mukobwa ukenga cyangwa se ufitiye amakenga y'uko ashobora kuba agukunda kandi nyamara atabikubwira. Nuramuka ubonye ibimenyetso nkubwiye, uzamenye neza y'uko uwo mukobwa akeneye y'uko utera intambwe ya mbere ugire icyo umubwira. Ngaye nguko rero ukurikirana Time TV, ndizera neza y'uko aya marenga azagenda agufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi nuyakurikiza kandi ugashyiramo ubushishozi. Ndizera neza ko uzahabona ikintu cyiza ndetse uzakura igisubizo gishimishije cyane. Komeza ubane natwe ukanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu 5/5. Nguko rero amahoro y'Imana abane namwe kandi turabakunda cyane. Nimba ufite igitekerezo ushaka kukimanura hasi muri komenti ukakidusangiza. Hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Time TV.